Hari ibintu by'ingenzi umuntu akenera mu buzima kugira ngo abeho. Mu bigaragara umuntu akenera ibyo kurya, akenera amazi, akenera umwuka n'ibindi kugira ngo abashe kubaho. Kimwe muri ibyo iyo kibuze umuntu ntabwo ashobora kubaho. Niyo mpamvu mu byo dukora byose tutibagirwa amazi, amafunguro, rwose ibi ngibi ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bavuga ko uwariye neza agaragara neza. Ibyo ni ibigaragara umuntu wese akenera by'ibanze kugira ngo abeho. Mu bitagaragara dukenera kugira ngo tubeho ubuzima bwiza bw'umunezero, umuntu akenera gukundwa, akenera guhabwa agaciro, akubahwa ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibi ntibivuze ko ariko utabibonye atabura kubaho. Abantu bamwe na bamwe bafata guhabwa agaciro nk'ikintu cy'ingenzi mu buzima bwabo. Iyo badahawe agaciro bacika intege, bakumva ko rwose badakunzwe, ko ntacyo bavuze, icyizere bari bifitiye imbere y'abandi kikayoyoka. Ibi bigira ingaruka ku mibereho yabo no mu kazi bakora ugasanga batageze ku ntego zabo bifuza. Nyamara ugomba kwibuka ko udakeneye guhabwa agaciro ahubwo ukeneye kukiha. Agaciro umuntu arakiha naho akimuhana kaza imvura ihise. Ku musozo w'iki kiganiro ndaza kukubwira inkomoko y'umugani akimuhana kaza imvura ihise. Ndakurarikira kuza kumva inkomoko yawo uri kumwe nanjye Umulisa muri iki kiganiro. Nguhaye ikaze, kora subscribe nimba utarayikora, kandi nimba warayikoze wakoze ikintu cyiza cyane cy'ingenzi. Kuri YouTube channel yacu tubagezaho ibiganiro bitandukanye birimo inyigisho zubaka. Hari ibintu bibiri nize mu buzima kandi koko bigaragarira buri wese. Icya mbere, umuntu wagenewe kuba we ni umuntu uhitamo kuba we, si umuntu abandi bifuza kuba we kuko rwose urihariye. Abantu benshi ntibajya batekereza kuri iki kintu cyo kwiharira, ariko nk'urugero iyo umuntu akiri muzima abaho mu bantu batandukanye, abana n'umuryango we birumvikana, ndetse mukaza agahura n'abantu benshi cyangwa se mu mirimo itandukanye agahura n'abandi bantu batandukanye, ariko nubwo aba ari muri abo bantu batandukanye, yaba umuryango yaba atari umuryango, aba ameze nk'umuntu wihariye kuko buri wese afite ubwonko bwe, buri wese afite umwuka ahumeka we ku giti cye, nta muntu usangira n'undi mpumeko. Iki kintu ni ikintu gikomeye cyane. Iyo umuntu ashizemo wa mwuka we biba birangiye. Iyo tugiye gushyingura umuntu wacu tumushyiramo wenyine ku giti cye, twarangiza tukarenzaho itaka. Ibi ni kimwe mu kintu nabonye kigaragaza ko umuntu yihariye ku giti cye. Buri wese agomba kwigenzura, amenya ko umuntu yagenewe kuba we ari umuntu ahitamo kuba we, atari umuntu abandi bifuza ko aba we kuko ubwe yihariye. Nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kukugenera uwo ugomba kuba we, ni wowe wihitiramo uwo uba we. Bityo rero igakurinda umutima wawe, ugenzure neza ibyo ugaburira ubwonko bwawe, wirinde ko bwahumanywa n'ibyo abandi bagutekerezaho bishingiye ku gaciro baguha. Ikintu cya kabiri nize mu buzima cy'ingenzi ni uko icy'ingenzi atari icyo abandi bagutekerezaho, ahubwo icyo wowe witekerezaho nicyo gifite umumaro. Iki gifitanye isano na cya kintu cya mbere nakubwiye, ko ugomba kurinda umutima wawe, ukagenzura neza ibyo ugaburira ubwonko bwawe. Bityo ugomba kumenya ese ubuzima bwanjye buhagaze hehe, ukamenya ibyo witekerezaho ko ari byo bifite umumaro. Nutekereza ibintu bibi, ibintu biguca intege, icyo gihe ubuzima bwawe nawe urumva aho buzagana. Ariko nutekereza ibigukomeza, ibintu biguhesha agaciro, icyo gihe uzaba uw'umumaro, icyo gihe uzabona ibintu byiza byinjira mu buzima bwawe. Abantu bakunda ababafitiye umumaro. Igihe bari kukubyazamo umusaruro bazaguha agaciro, bakugirire impuhwe, rwose bakuvuge neza bitangaje. Icyo bagukeneyeho nikibura bamwe bazakuvaho, gabanya agaciro bari bagufitiye. Ntugomba guhungabanywa n'ibyo abandi bagutekerezaho, rero ntugomba kuyoborwa nabyo. Ntuzatakaza agaciro kawe. Umuprofeseri cyangwa se umwarimu yinjiraga mu ishuri yabwiye abanyeshuri bati, uyu munsi turiga isomo ry'inoti y'idolari rimwe. Abanyeshuri babigiraho ikibazo babyibazaho, ariko bari bamuteze amatwi bumvishe. Umwarimu ashyira intoki ze mu mufuka akuramo inote y'idolari maze abaza abanyeshuri agaciro karyo. Abanyeshuri bose basubiriza rimwe bati, agaciro k'iyi note ni idolari rimwe. Mwarimu
afata rya dorari ahinamo ibice bitandukanye, arangije arababaza ati ngaho nimumbwire agaciro karyo noneho ni akahe? Barongera basubiriza rimwe bati ni idorari rimwe, ariko basubizaga ubona ko batizera neza igisubizo cyabo. Mwarimu arongera araripfunyapfunyika, arijugunya hasi, ararikandagira, ararisiribata, maze abaza abanyeshuri agaciro karyo. Bakomeza kuvuga ko agaciro karyo ari idorari rimwe. Nuko mwarimu afata rya dorari yaricamo ibice bibiri, maze abaza abanyeshuri ati ndamutse nditeranyije nkoresheje nyine papiye kora ryagira akahe gaciro? Abanyeshuri bati ryakomeza rikaba idorari rimwe. Mwarimu arababwira ati niba iri dorari rimwe ritatakaje agaciro karyo nyuma yo kujugunywa hasi nkarikandagira, nyuma yo kuricamo ibice bibiri nkongera nkaterateranya, kuki wakumva ko nta gaciro ufite iyo uhuye no gutsindwa? Iyo abantu bagufashe nabi ntibakwiteho, kuki wumva nta gaciro ufite? Idorari ntiryatakaje agaciro karyo. Hari umuntu wavuze ko icyaba cyose ku inote kitaribuza kuba inote kandi rihora ari inoti. Hari isomo ry'ingenzi dushobora gukura muri iyi nkuru. Mu buzima abantu bazaguhagurukira, bakujaginge, bagutesha agaciro, ariko uzibuke kutazigera utakaza agaciro bitewe n'ibyo abandi bagutekerezaho. Niba wifitiye icyizere ukizerera mu gaciro kawe, nta muntu n'umwe wakumvisha ko uri hasi, nta muntu n'umwe wakumvisha ko ntacyo uri cyo, ko ntacyo ushoboye. Ntuzatakaze rero agaciro kawe, gira ubuzima ububemo mu bubasha ufite. Birashoboka kwerekana agaciro kawe maze abantu bakakubaha, ukaba intangarugero ku bakuzengurutse bose. Hari uburyo bwinshi wabikoramo. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe uburyo wahabwa agaciro utavuze ijambo na rimwe. Birashoboka kwerekana agaciro kawe maze abantu bakakubaha, ukaba intangarugero ku bakuzengurutse. Hari uburyo bwinshi wabikoramo. Muri iki kiganiro ngiye kukubwira uburyo 5 wakoresha kugira ngo uhabwe agaciro utavuze ijambo na rimwe. Uburyo bwa mbere, tudatinze, ugomba kwigaragaza ukerekana icyubahiro cyawe. Igaragaze werekana icyubahiro cyawe. Rimwe na rimwe tugerageza gukora ibishoboka kugira ngo twemeze abantu, ariko bikarangira dutakaje agaciro kacu aho kugira ngo bakaduhe. Kwambara mu buryo runaka, kuvuga ibintu mu buryo runaka ntabwo byakwerekana agaciro kawe. Nubwo rimwe na rimwe iyo umuntu yambaye neza abantu benshi babona ko afite agaciro, ariko ntago rwose byari bikwiriye ko kwambara ari byo byagenderwaho bihabwa umuntu agaciro. Biterwa n'umuco w'ahantu. Icyubahiro cyawe ntago kigaragarira mu myenda wambara cyangwa se aho uri, ahubwo kigaragarira mu myitwarire yawe, mu byo ukora, mu buzima bwawe bwa buri munsi n'amahitamo ugira. Ntuzabonera agaciro k'umuntu mu bwoko bw'imyenda yambara, ahubwo uzakabonere mu bikorwa bye akora bya buri munsi, mu myitwarire itandukanye. Uburyo bwa kabiri, ugomba kwiyubaha. Uburyo witwara nibwo buzagena uko abandi bazagufata, ariko niwiyubaha ugaha agaciro igihe cyawe n'ibikorwa byawe, uzaba uri kuvuga n'ijwi rirenga, wohereza ubutumwa ku bandi uti ndiyubaha, bityo nkwiriye kubahwa. Kwiyubaha bishobora kugaragarira mu biganiro tugirana n'abandi. Uburyo dusubiza bushobora gutuma usuzugurwa cyangwa wubahwa. Ibi ntibivuze ko tugomba guhora turi perfect, kuko nta muntu uri perfect muri iyi si. Twese duca mu bihe byo gukora ikosa runaka, ukaba wasekwa, ariko ibi bitubera isomo tukabyigiraho. Ariko nanone tugomba kumenya kwitwararika mu byo tuvuga no mu byo dukora, tukihesha agaciro muri byo. Uburyo wagaragaza kwiyubaha kwawe ni bwinshi, nko kuvuga oya mu bidahura n'indangagaciro zawe. Ugomba kwiga kuva mu kivunge cy'abantu, ntubenyera iyo bigiye. Ibi bizagufasha kumenya uburyo witwara, ibyo ukunda n'ibyo wanga, bitume wihesha agaciro, babikubahire. Ntabwo agaciro kawe kazagaragazwa n'uko ushagawe n'abantu benshi cyangwa se icyo abandi bagutekerezaho, ahubwo kazagaragazwa n'indangagaciro zawe. Uburyo bwa gatatu bwagufasha kugaragaza agaciro kawe no guhabwa agaciro utavuze ijambo na rimwe, ni ugufata umwanzuro ushingiye ku kuri aho gushingira ku cyo wishimiye. Ibi birashoboka cyane kandi bijya bigaragara ahantu hatandukanye, icyo bita kubera. Mu gihe abandi babona ko atabikwiriye, nyamara akabihabwa kubera ikimenyane n'ibindi. Ibi bibabaza abantu, bigatuma bagutakariza icyizere, agaciro kawe kakagabanyuka imbere yabo. Igihe uzaba uri muri situwasiyo aho ugomba gufata umwanzuro, uzakoresha ubutabera, ibi bizaguhesha agaciro. Ubundi buryo bwa kane, hagarika guhora winginga cyangwa se uhangayitse cyangwa se witotomba kubera ibintu cyangwa se abantu.
Uwitwa Maya Angelou yaravuze ati icyo ugomba gukora igihe utakunze ikintu ni ukugihindura. Niba udashoboye kugihindura, hindura uburyo ugitekerezaho ariko ntuzitotombe cyangwa se ntibizagutesha umutwe ngo uhangayike. Abantu turatandukanye, ntabwo dufata ibintu kimwe, bityo igihe uri mu bandi ukumva ko utanyuzwe n'ibyavuzwe cyangwa se n'igitekerezo cyawe nticyakirwe uko wabitekerezaga. Ugomba guhindura uburyo wabitekerezagaho cyangwa se ukabireka uko biri. Ugomba kwakira ibintu kuko rwose ntidushobora kubibona kimwe. Tugomba kwirinda kwitotomba kuko bigaragaza intege nke. Hagarika kwitotomba, tangira ubeho. Habayeho umuntu wari utuye mu mudugudu. Uyu muntu yahoraga yitotomba cyane, akitotombera ibintu bimwe, agahora abivugaho cyane buri munsi, akabisubiramo aho kugira ngo azane impinduka. Abantu bose muri uwo mudugudu batangira kumwinuba kubera kurambirwa guhora bumva ibintu yahoraga avuga. Nuko umunsi umwe umugabo w'umunyabwenge aramwegera, aramwitegereza, amwicara iruhande, amubwira ijambo risekeje. Wa mugabo araseka cyane, aratangara. Wa munyabwenge asubiramo ijambo yavuze rikamusetsa. Nuko wa mugabo wahoraga yitotomba arongera araseka cyane. Uko yakomezaga kugenda arisubiramo, niko wa mugabo wahoraga yitotomba guseka byagendaga bigabanyuka kugeza ubwo yumva bimurambiye, araceceka ntiyongera no guseka. Nuko umunyabwenge abwira wa mugabo ati niba utasetse na ririya jambo rimwe, none ni ukubera iki ukomeza kwitotombera ikibazo kimwe inshuro nyinshi, ukabona wahangayitse ukagisubiramo inshuro nyinshi? Maze wa mugabo abura icyo avuga. Hari isomo twakura muri iyi nkuru. Nta hantu uzagera nukomeza kwitotomba cyangwa se guhangayikira ikintu cyangwa se guhangayikira ibintu byose mu buzima bwawe. Niba udashoboye kubikemura ibyo bintu byaguhangayikisha cyangwa se biguhangayikishije cyane, ukaba udashoboye kubihindura, ugomba kubyihorera uko biri. Ntuzangize igihe cyawe ku kintu utahindura. Niba udashoboye kugihindura, kireke wikarume, wicecekere nyine. Nk'uko nababwiye, hari uburyo bwinshi bwatuma wihesha agaciro utavuze ijambo na rimwe. Uburyo bwa gatanu, ugomba gushyiraho amahame cyangwa se umupaka ntarengwa ku buzima bwawe. Ugomba kwiha agaciro, ugakunda ubuzima bwawe, ugashyiraho umupaka. Igihe cyawe n'imbaraga zawe bifite agaciro gakomeye cyane ku buzima bwawe. Ugomba rero guhitamo uburyo ubikoresha. Nta n'umwe ugomba kubiguhitiramo. Nta muntu n'umwe ugomba kuguhitiramo ko imbaraga zawe cyangwa se igihe cyawe bigomba gukoreshwamo. Hari ijambo rikomeye cyane nasomye. Ntabwo dukeneye kwishyira mu muriro kugira ngo abandi bashyuhe. Ntabwo ukeneye rero kwishyira mu muriro kugira ngo undi muntu runaka ashyuhe. Hari uburyo bwinshi rero bwo gushyiraho imipaka, ukamenya ibyo ugomba gukora n'ibyo utagomba gukora, ukamenya abo ugomba kwinjiza mu buzima bwawe n'abo utagomba kwinjiza, ukihesha agaciro utavuze ijambo na rimwe. Uwitwa Kesi w'imyaka 22, inkuru yisobanura uburyo yise gushyiraho imipaka mu buzima bwe bikamuhindurira ubuzima. Mu buzima bwe bwose uyu mukobwa Kesi yahoraga ashimagiza abantu. Yahoraga yifuza kubera bose inshuti n'umuryango muri rusange. Ibi byatumye yizera ko agaciro ke gashingiye mu gushimisha abandi. Yirengagiza ibyo we akeneye. Ibi byose yabyirengagizaga kugira ngo afashe abandi. Agakora ibyo asabwe byose, akumva ko ari umuntu uri special kuri bo, maze we akiyibagirwa. Maze mu mwaka w'2018 yaje kwisanga mu bihe by'umwijima, atangira kwibwira ko ari umunebwe, adahagije, ndetse rwose abona ko nta bantu bamukeneye mu buzima bwabo. Yishimira kuba yaranyuze muri ibi bihe nk'ibyo kuko byamuhumuye amaso, bimuhindurira ubuzima. Nta mipaka n'imwe yagiraga mu buzima bwe, nta na rimwe yigeze avuga oya ku bantu runaka. Yatanze urugero ati, iyo inshuti zanjye zansabaga gutembera, niyo nabaga naniwe narabyemeraga. Rwose ibi nabikoraga kuko nabaga mfite ubwoba bwo gushwana nabo. Ati nahitagamo umunaniraho guhitamo gushwana n'inshuti zanjye, kuko iyo nza kuvuga oya byari gukurikirwa n'ibisobanuro byinshi birenze igihombe. Uyu Kesi yize gushyiraho umupaka ku buzima bwe, aho avuga ko bifasha kumenya itandukaniro ryawe n'abandi mu mitekerereze no mu byifuzo byawe n'iby'abandi. Imbaraga ze yazishyiraga mu bandi, agakora n'ibyo we adashaka gukora kugira ngo ashimishe abandi. Ibi bigatuma yibagirwa, ntiyite ku by'ibanze akeneye. Yaje kwicara hasi ngo umunsi umwe
maze yandika ibintu adakunda bituma yumva atameze neza, ashaka n'uburyo yabisohora mu buzima bwe, ndetse ibi yaje kubishyira mu bikorwa. Ugomba kumenya ko nta kwiyubaha kurimo buri gihe iyo uvuze yego washakaga kuvuga oya, cyangwa se igihe ukoze ibyo utashakaga gukora kugira ngo ushimishe abantu. Niba abantu batakiriye neza umupaka wabashyiriyeho cyangwa se aho batagombaga kurenga, nicyo gihe rero cyo kubereka umuryango. Ugomba kubakura mu buzima bwawe. Uzemere ko abantu bagufata nabi kubera ko bakunda. Ugomba guha agaciro ubuzima bwawe ukabona gukunda abandi. Ubwo bwari uburyo 5 ugomba gukoresha kugira ngo wiheshe agaciro utavuze ijambo na rimwe. Uburyo bwa mbere twavuze tuti igaragaze, werekane icyubahiro cyawe. Uburyo bwa kabiri ni uko ugomba kwiyubaha. Uburyo bwa gatatu ugomba gufata umwanzuro ushingiye ku kuri aho gushingira ku cyo wishimiye cyangwa se kukubera. Uburyo bwa kane twavuze ni uguhagarika guhora witotombera ibintu runaka kubera ibintu cyangwa se kubera abantu, kubera ibitekerezo cyangwa se kubera ibyo utabashije kwakira. Uburyo bwa nyuma ari nabwo buryo bwa gatanu ni ugushyiraho amahame akugenga cyangwa se umupaka ntarengwa ku buzima bwawe. Nk'uko nabikubwiye rero ku mpera y'iki kiganiro ko ndaza kukubwira inkomoko y'umugani akimuhana kaza imvura ihise, ngiye kukugezaho inkomoko yawo. Wowe wakomeje kubana nanjye muri iki kiganiro, ndagusaba gukora subscribe, ugakanda like ndetse ukaza kuduha igitekerezo cyawe. Inkomoko y'umugani akimuhana kaza imvura ihise. Uyu mugani waciwe n'umwami w'amahoro, iterambere n'umutuzo Yuhi wa kane Gahindiro, wayoboye u Rwanda ahahinga mu mwaka w'1746, akaba mwene Mibambwe wa gatatu, Mutabazi wa kabiri, Sentabyo na Nyiratunga. Gahindiro ubwo yari ari mu rugo rwe rw'Isheri na Butera ho muri Runda na Gihara, ubu ni mu karere ka Kamonyi, yari afite akamenyero ko kuzenguruka urugo rwe mbere yo kuryama, nubwo yari afite abarinzi. Bukeye agiye kuzenguruka uko bisanzwe, imvura iragwa iramuzinga, ariko ikimara guhita akomeza kurugendagenda, aza guhura n'abana babaga iwe bavuye kwiba ibishyimbo n'ibihaza byo kugerekaho. Akibakubita amaso arabamenya, niko kubabaza ati murava he mukajya he basha? Nabo banga kumuhisha bati tuvuye kwiba. Arababaza ati mwibira iki mu rugo rwanjye, hari icyo mwabuzemo? Nabo bati ubu se watwereka nibura umurima wawe ungana urwara uhinzemo ibiti tuvuye kwiba? Arabareba arabareka baragenda. Bageze mu rugo babura inkwi zo kubitekesha kuko imvura yakomeje kugwa, nuko babirarana ubusa. Bukeye mu gitondo Gahindiro ahamagaza abanyagihara ndetse n'abandi bahaturiye, abategeka guhinga umurima w'ikiyagamure uri mu gikombe kiri hagati ya Sheri na Nyagasozi, awita Rwangambibi. Abategeka guhingamo ibishyimbo n'ibihaza, hanyuma ategeka b'abana kujya babyitonorera ngo bashire irari ryabyo. Umunsi umwe Gahindiro aza kwinyuza aho b'abana bariraga bya bishyimbo, niko kubabaza ati bya bishyimbo mwibye mwaje kubiteka? Bati oya, twabuze inkwi tubirarana ubusa. Nawe arabaseka cyane ati none se kubu ngubu imvura iri kugwa, hari ubwo mwigeze murara ubusa? Bati oya. Ati nimujye mwihingira ibyanyu musorome, imvura itaragwa ntimuzaburara. Akimuhana kandi n'izina ry'umurima Gahindiro yahingishije Murinja ho mu Mayaga, nyuma yo gutuma kuri nyirasenge Nyaminoga ya Gihana cya Rujugira ngo amuhe amasaka n'uburo byo kumaza urubanza mu gihe cy'imvura. Nyirasenge abimwima agira ati dore ni igihe cy'imvura, ibyondo ku birenge kandi nta bantu mfite bo kungira mu kigega. Nihituka uzaze nguha amasaka n'uburo wimarira urubanza. Gahindiro arabyumvira, yibuka na bya bishyimbo abana be bararanye ubusa kubera imvura. Niko gutekereza ati koko akimuhana kagomba kuba kaza imvura ihise. Niko guhingisha umurima ahimurinja awita akimuhana. Uyu mugani ucibwa iyo bashaka kubwira umuntu ko atagomba kwiringira ibyo adafite cyangwa se biri mu ntoki z'undi. Ndabashimiye mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro.
kuva mu ntangiriro yacyo kugeza ku iherezo ryacyo. Kanda like, ukore subscribe kandi igitekerezo cyawe ni inyamibwa. Ndabakunda cyane, naho ubutaha.